uravuga Declan Rice match ntabwo yakinye kuri match ya Aston Villa, ntabwo yakinye kuri kabiri, ni match ya Brighton. Kuri match ya Aston Villa ntiyayikinye, ahubwo hakinye Julian Timber mbere ko bafata umwanzuro kuri Declan Rice. Aravuga ati reka dutegereze turebe, ariko yanze gutanga amakuru. Gusa yavuga ati mwimuretse dufite imyitozo turacyareba, ariko kuri match ya Villa ho yari kare cyane kuri we. Kuri Calafiori na Mosquera yavuze ko badahari, bombi ntago bahari. Ubwo amahirwe menshi nuko kuri gatatu ashobora kugaruka Piero Hincapié cyangwa Lewis Skelly, umwe muri bo araza gufata umwanzuro. Nuko team news ziteye. Okay. Bournemouth cha kuri Arsenal ntigishimaho pe. Biragoye gusa Arsenal mu byukuri mu mikino 16 itambutse batsinzwemo umukino umwe wonyine wa mukino batsinzwemo na Aston Villa mu istambutse. Arsenal mu mwuka mwiza wo gutsinda, baranabizi yuko kunganya kwa Man City na Sunderland andi mahirwe kuri bo hagiyemo ikinyuranyo cy'amanota 4. Bournemouth barabizi ko bakora umukino mwiza bakaba bayitsinda, barabizi ko Man City ifite match ikomeye na Chelsea nubwo twavuze ko izaba iri kumwe n'umutoza mushya Callum McLaren, ariko ntago bisobanuye ko ari umukino woroshye. Ni game nini Chelsea twagiye turi uburyo yitwara ku magame manini, yaba imbere ya Barca, imbere ya Liverpool, imbere ya Arsenal. Ingi tuvuga abakinini ba abandi wenda ibitekerezo by'umutoza nibyo byagiye, ariko ntago nkuko twavuze n'undi ntago mu minsi ibiri philosophy umutoza asize yabigiye n'ubundi ibitekerezo bikiri ibya wawundi. So niko Chelsea ishobora kuba yagira ikikora imbere ya Man City, Arsenal igaprofitiraho ikaba yakongera ikinyuranyo. Ubu harimo amanota 4. Kipe ya Bournemouth yasubiye inyuma, ntago wavuga ko ikiri kuri rwa rwego yatangiriyeho shampiyona. Ubiri ku mwanya wa 15 nyuma ya journée 19, itsinze imikino 5 yonyine, inganya 8, itsindwa 6. Itsinze ibitego 29, yinjizwa 35, izigamye 6 byonyine. 23 amanota 23 sori niyo ifite ikipe ya Bournemouth muri iyi minsi. Reka mvuge ngo kuba umukinnyi wabo w'ingenzi adatuje mu mutwe bitari kubafasha. Antoine Semenyo ma ekipe menshi ari kumuvugwaho, n'umunsi umutoza wawe mubajijeho irahora yemeza ko kuri match ya Arsenal hari ni inkuru nziza kuba hari, ariko Antoine Semenyo kuba Man City bivuga ko iri hafi kuba yamutwara biri gutuma rwose imikinire muri iyi minsi abantu bari kumubona Semenyo atari gukina ku rwego rutumuziho, ntakari rwa rwego rwe rusanzwe. Nubwo muri match 18 za shampiyona amaze gutsinda ibitego 9 agatanga imipira 3 ivamo ibitego, ariko hari ukuntu asa nk'uri warasubiye inyuma, ahubwo ubu nibwo arimo yongera kugaruka. Ko kuri match ya Brentford yaratsinze na Burnley yaratsinda, Man yaratsinda, ariko yari amaze imikino irenga 9 mu marushanwa yose no muri club no muri equipe nationale adatsinda igitego. Kuri match ya Arsenal barasiko badafite Ryan Christie, umusore wabafasha cyane muri mediane, barasiko badafite Tyler Adams, umusore wabafasha cyane muri mediane, badafite abo nibo b'ingenzi cyane, kiranga abandi bo barahari. Ikintu kiriho nuko nabonye kuri Bournemouth muri iki gihe effectif umutoza afite nibyo barasimbuje pe, basimbuje kuri abarekuye abakinnyi benshi, basimbuza Kirkez, basimbuza Dean Housen, basimbuza Elias Zabarini, yes abo ngabo, ariko ntago bafite ibisubizo byinshi, pe. Ugiye kureba iyo bavunikishije n'abahita babasimbura bahita bajya mu myanya y'abagiye, ubona ko harimo ikinyuranyo kinini cyane hagati y'ababanzamo n'ababa bagiye. So ntekereza ko kuri Andoni Raola umutoza mwiza, umutoza ukina umupira wihuta, umutoza ukina pressing, umutoza urekura ikipe igakina agasiga ama espace inyuma ikipe adversaire shoko yakirukanyiramo, ariko nawe yizeye ko ku ma contre attaque yakubabaza, guhererekanya umupira yakubabaza. Kipe izi gukora amatushe meza cyane muri final third mu gihe barimo bakwataka. Arsenal n'ahantu izi kurinda cyane, kugarura Gabriel Magalhaes ntekereza ko biza kubafasha cyane kugarura ya autorité twahoze tuvuga ko Arsenal yari yaramaze gutakaza muri rest defense yabo. Kuri show bari kumwe na Saliba, Timba hari, Hincapié cyangwa Skelly yagarutse, Zubimendi, Martin Odegaard na Mikel Merino yakitabaza mu gihe Rice byabaye bayikonfirme ko ataboneka. Ntekereza ko nabo twabonye demonstration bakoze kuri match ya Villa yari nziza. Alejandro Trossard wabaye umukinnyi mwiza muri equipe ya Arsenal, amaze iminsi ari muri forme, niwe mukinnyi maze gukora uruhare rw'ibitego byinshi muri equipe ya Arsenal. Hari byinshi byo gukora kuri uno mukino. Ntekereza ko Bournemouth me forme imaranye iminsi
ntabwo biragoye ko wavuga ngo urabyukira kuri Arsenal. Ibi bikubiye gake cyane. Ugiye kureba Arsenal hanze isezo yasohotse itari kuri Emirates, kinye match 9 itsinda 5 inganya 2 itsindwe 2 zonyine. Mu gihe iyi Bournemouth ugiye kureba nibura mu rugo yo uko ihagaze, Bournemouth mu rugo ni match 9 itsinda 4 inganya 4 itsindwa 1. Mu rugo urumva ko ntago ari bibi cyane par rapport yo hanze. Ibitego 11 binjizwa 6 bazigamye 5 byonyine, bafite amanota 16. Kuri Andoni Raola ni test ikomeye cyane, ariko shobora kubije kare cyane bijyanye n'abasore b'imvuna afite benshi batari bugaragare kuri uyu mukino, ariko ikiriho nuko Arsenal yakabaye profita iyi game ikayitsinda, igategereza uko bizagenda hagati ya Man City na Chelsea, ikongera igashyiramo cya kinyuranyo kugira ngo bikure no kuri pressure imaranye iminsi. Irabirya Bournemouth cyane ko Bournemouth byibuze ikina n'amakipe ari ku mwanya wa mbere, iheruka insinzi mu kwezi kwa 10/2024 ubwo yatsindaga ibitego 2-1 bari mu rugo, ubwo mikino 13 mu by'ukuri bakina n'amakipe ari ku mwanya wa mbere, batsinzwe 12 batsinze imwe yonyine. Kuko kuri Arsenal itangiye kugira imibare myiza kandi basunika mu buryo navuga ngo umufana wa Arsenal yakwishimira. Kuri garuka rya Gabriel Magalhaes nubwo yasohotse jondi muri match agaragaje ko agizemo kandi Kanoke aze kugira imvune 17. Gabriel Magalhaes uyu mugabo sibye akabazo k'imvune yari yagiye agira, ariko agaruka yari yatweretse ko aje ari igisubizo nkuko n'undi bari igisubizo we na Saliba. Ariko n'ubundi hari ikintu Arteta amaze iminsi akora ngende gukunda kudakura Pierre Hincapi hafi y'aba bakinnyi babiri, nko kumuzana kuri gatatu nubwo waba ufite Mahrez Kelly, ariko kuba yaramutekerezaga mu bakinnyi ashaka kuza kunganira kuri nimero 3 ariko ntamukure hafi y'aba bagabo ni byiza kuko arakomeza kubigira. Twabonye ko yaba Mosquera na Pierre Hincapi umuntu bigaragara ko akiri kure yo kwintegra par rapport wenda ya Mosquera ni Pierre Hincapi, ubona gikeneye byinshi byo kwiga. Ariko kuri Arsenal igeze mu zindi secteri nakunze performance yitwa Martin Odegaard kuba yarari mu mvune areba ibyo Eberechies ari gukora, nayo biragaragara ko atigeze aryama ngo sinzire, ko arabizi yuko igikenewe ni imibare. Ode nibyo waba mwiza mu gufasha equipe mu kuyobora umukino wa equipe, ariko udafite ibyo bitego na assist ntacyo byaba bivuze ku Arsenal ikeneye aka kanya cyitwa intsinzi ku mukino. Match 2-0 ukatanga assist, igitego na assist urakoze, birakwereka ko n'umukinnyi wazamuye navuga ngo urwego rw'icyo Arsenal yamukeneraho. Iyo urebye amaokaziyo yagiye arema uburyo nawe yahushije amashoti yagiye atera mu izamu, ya mashoti yakure hafi izamu, wabonye yuko nawe atangiye kumenya icyo Arteta yakenera kuri nimero 10 n'icyo akeneye. Uwo ni umukinnyi wundi bituma noneho competition igiye kongera kuzamuka gato ya Nepo. Wabonye passe Odegaard yahaye Zubimendi cyane ku gitego, warebye ahantu yayimuhereye cyane. Impamvu mvuze kino kintu, Odegaard tumaze igihe kinini tugeze ku murenga tuvuga kucyo hengamira iburyo cyane kwa Bukayo, nawe icyo kintu yaragikoseye kuri amacyane, hengamira ugasanga buri kintu cyose uragikorera iburyo wihengetse iburyo, ko na assist yajyaga atangaza ibe nke, ariko ugasanga birasaba ko ari Bukayo yatsinze, turabyemera yuko ari wo muhaye assist, ariko mu gihe atatsinze biragoye ko ari assist uri butange kwa Trossard cyangwa se kwa Gabriel Martinelli. Ariko Odegaard ni warebye n'imikino ibiri ya Aston Villa na Brighton, wabonye ko no this time arakoresha ibumoso n'iburyo, arakinira mo hagati nka nimero 10 nyine mo hagati ari muri central zones, apana guhengamira iburyo. Ni nahiri assist yahaye Zubimendi, yari mu nguni z'ibumoso bakora kombinezo, arahaza yakira umupira awuhindura muri box, Zubimendi atsinda igitego yaragiye neza cyane. Ibyo ni byafana Arsenal bamusanga ati gerageza ukoresha impande zombi, yaba ibumoso n'iburyo, ntabwo wahengamira iburyo gusa, aho hantu ikipe nihametiriza mwahuye nayo turi ibisubizo. Kandi we nka Premier ugomba gufungura umukino, gerageza uburyo hose ubiringaniza. Niba ibumoso hafashwe koresha iburyo, niba iburyo hafashwe koresha ibumoso. Akakano yengeye kongeraho Adrere twari kumwe muri match atanga assist witwa Bukayo, twe twayogeje amaze iminsi 300 hafi umwaka
cyane adatanga assist ariko uziko nyuma y'iri assist yongeyeho izindi ebyiri kandi si kera ni match za vuba cyane. ubwo iyo urebye rero iyo mibare ya Bukayo tukareba performance zitwa Noni Madueke ibintu byari byatangiye gucicikana bati nawe ajye nyuzamo amuha umwanya bikwereka ko noneho competition yazamutse. Arteta niyo nyungu yo kuba abakinnyi benshi bafite kandi bafite karite nziza ni ukumenya uko bajera 11 bawe beza ariko ukamenya n'uburyo turi na effective ukamenya n'uburyo umenya umukinnyi wawe mwiza pa raporo y'igihe ugezemo. Navuga ngo iki kintu kiri gufasha ikipe ya Arsenal uburyo bakininze match ya Aston Villa byakwerekaga ko ari ekipe yaje yiteguye mu buryo buteye ubwoba. Iyo urebye noneho muri attack uburyo ibisubizo batangiye kwiyongera turavuga ibitarakunze kuri Jokeri Victor Gyökeres ariko agezemo witwa Gabriel Jesus nawe nyuma y'igihe kinini cyane adatsinda igitego yongera kukibona. Yari amaze iminsi yinjira akarata uburyo ari amapoto abazamu bakora akazi kabo wabibonaga muri match nk'ebyiri zaherukaga kwitwa Gabriel Jesus ari igihe ari ikibazo cy'igihe azatsinda igitego. Ibyo byose rero iyo group yongeye kuba nini navuga ngo kuri Bournemouth iragatoshye. Nabonye no gukomanga kurusha Gyökeres kubona umwanya cyane yawubona pe ako muri kubona Gyökeres mu kibuga no kubona chance biragoye. abari miwe bayabuze ikibuga bayabuze hari muri match Arsenal yamubuze rwose no kubona chance biragoye. Niyo mpamvu ukigiye kigenda cyegera imbere ukigiye kiguma kigenda ubu ngubu umutoza aracyamubanzamo ariko ukigiye kigenda kigenda ushobora kuzava mu kibuga rwose kuzarangira iyi role ba Merino bamukiniraga na ba Jesus ari wifasha agenda basimbuye. Okay ubwo rero Pep yavuze ko witwa Rodri Cascante na Jeremy Doku kubera ko bakirutse imvune vuba nuko twara buhoro ntabwo ari guhita bashyiramo pressure ahubwo ngahita nibaza ubwo rero gukina hariya mukuru wa mwanya ni Tijani yaravunitse se niko yavuze ko ashaka adahari niko aragarura Rodri ahita amushyiramo direct azane Rodri ko yavuze ko agomba kubajyana buhoro ni ibipepa apiramo ese numva yavuga aha niho Pepo agwa Pepo agwa muri bya binashaka ku imyanya imwe kuyirangaza umuntu azanye hafi ukwezi kose agenda amuzana mujera ubu yaba ataramera neza akazamera neza ryari gihe kirageze ngo mushyiremo cyane yamuterekamo ahubwo ahari akajera iminota ye ariko kumubanza amuzeho gusa bitabaye ibyo ubwo yaba ari Tijani Bernardo Silva na Foden shiri ku ruhande nk'ibisanzwe Doku yafata urundi ese Matoko Bacici ntaragaruka Bacici wapi agaragaruka dore igitekerezo Stones nawe ntaraza Stones se ateganya kugaruka vuba nazane Rodri nyamara nazane Rodri amushyireho Tijani namushyiramo nka Jervinota amushyiraho Tijani namara kubona ndaro uburyo byahinduye isura nkaba natekereza ibindi ariko Rodri arakenewe agakina na Tijani rega ikibazo kizamo kuri Pepo agira atya akazana Rodri akamushoraho Foden icyarimwe na ko Bernardo n'uwitwa Ryan Shiriki ngo nta miliyo offensive babiri uwitwa Rodri agiye gukina ha babiri muri recuperation nta numwe umufasha kandi ubwo ugiye gukina na Chelsea yande wenda ikiza kuri Chelsea zabidafite Caicedo Caicedo rega ntahari Caicedo nuziko nawe bushize sabona ya karton kari kabaye Caicedo arahari nepfo yarashize ahubwo yongeraho nibyo yatangiye kongera andi makarita arahari cyane gone barene iyo mediane ya Caicedo na Enzo na Palma ushyizeho witwa Rodri ushyizeho Bernardo Silva na Ryan Shiriki nujya mu bigendanye na tekinisite nibyo wenda uravuga ngo mfite Bernardo na Ryan Shiriki ariko Enzo tumwibuke nawe tekinike arazifite no mutekinisi korpama nuko nujya ku mbaraga z'umubiri ubwabyo uyu witwa Enzo na Caicedo biraza kuba ari ibindi ariko umuntu Pepe yakuyemo 45 nanjye none 45 igice cya kabiri yahikiniye Rodri kuri match ya Sunderland noneho arayikina muri mediane yarejeje Charles Gertruida bari bashyize muri mediane Granit Xhaka imbere yabo bateretse ndera ko nabwo nzi ko bakinisha kenshi abamire récupérateur batatu nabo yari Xhaka Lefe Enzo Lefe na Charles Gertruida
yigisha imbere kuri gatandatu kubera ko abandi bose baragiye. aha ijyari nuko Habib Diarra aragiye wasimburanaga na Noah Sadik. hano ndabona ari kumuvandimwe nyungane ngafite amakarita 5 Kaisedo Amara murebe nanjye nibyo nababwiraga. ntabwo yagarutse nanjye yagarutse ariko tuturebe neza genda bizi neza rwose ko karito yabonye ku munota wa kane yahise iteza ibibazo abantu baranasakuza ngo yayibetinze uko bantu Josh Sport yabonye umuhondo kuri Aston ndabyibuka kuri munota wa kane yahise afunga 5 shaka ko yari afunze 5 ntacyo ubwo wenda adafite Kaisedo Reece James arobrije kuza muri mediane nawe urumva buriya kwa Kaisedo turabizi ko bikostinga Chelsea ikintu kinini n'imibare irabitwereka muri match nyinshi baratakaza iyo dafite Kaisedo. Pep nawe ukeneye kuba ufite intwaro muri mediane kuko ni worohereza Chelsea muri mediane yawe ikaba nawe yoroye uzatuma match ikomeza kugira navuga ngo balance hagati ya nyumwe wese gifite byinshi byo gukora bwo kuba yatsinda uwo mukino. Cyo kirumvikana umutoza ikinyuranyo kinini cyane kiri kuri uyu mukino abakinnyi nibyo barahari pe ariko ibitekerezo by'abatoza biraza kuba bisunikira match kumwigarase. Turi kuvuga ko umuntu agiye gutoza match ya mbere kuri touchline natoza equipe nkuru undi ni match y'igihumbi na 12 ariko nanone kamwereke nepo iyi ni match y'abakinnyi bikinira kuko uyu muvandimwe Callum bamuhaye akazi uyu munsi aratoza uyu munsi atoze n'ejo ku cyumweru akine match imyitozo ibiri iyi ni match ubundi we kumutoza kenshi ufashe inshingano muri ubu buryo ari gutegura match nk'ingiyi wegeranya abakinnyi bakuru muri equipe nibura babandi uvuga ngo ni abakadre fata James bate Cole Palmer bashyiraho ngaho babwira se iyi match turayikina gute bo bakakubwira ati twe dupange gutya twebwe iyi match tuyiguterera naho kuvuga ngo Callum hari ibitekerezo byo ngaje kwempoza abakinnyi barayipanga uje kwempoza imbere ya Pep Guardiola Palmer na Reece James na Enzo barayipanga ibyo byonyine iyo mediane ubwayo batatira panga abandi ibyo byonyine na Enzo Maresca tuvuga w'umuruta muri kariyeri nawe ubwe Pep rero amunani ubwo kuri Kaisedo ntabwo akina uyu mukino kuri Nico Gonzalez nkurikije amagambo ya Pep ashobora kuba adahari yavuze ate tuyizote Nico Gonzalez do not have been possible because Mateo Kovacic nawe ntahari atari ko mfite Rodri tugomba kureba ko tubajera kuri Nico Gonzalez magambo ya Pep ashobora kuba atamufite Pep se umuntu bivuga Pep ntavuga imvune z'abakinnyi arabwira ngo yaravunitse cyane hari gusa kandi yakinnye 45 na Rodri akina 45 umwe yakinnye ariko yicaye muri uko narebye maje ngiye yigeze kwicara mvuga ati ntabwo meze neza mwitako umva ko Pep nawe ntabwo yigeze ado amakuru nyiriza nabiko amagambo yumva ko ashobora kuba adahari kuri uyu mukino Nico Gonzalez ariko no kumukura mu kibuga akinye 45 nta makosa yari yakoze mu mukino hagati ari makina neza nuko umukinnyi atimvaga neza barakoza cyane ahubwo yakuye kuri bench yari yiteguye ari nawe azazana kucyo nipavuga wihereza icyo Chelsea cyo kwishyiramo uburinganire bwo gukompeta muri mediane shyiramo Rodri ushyiremo Tijani ushyiremo wenda na Bernardo cyangwa Foden nako ni Foden kugira ngo iyo komba hagati nk'umuntu nka Rodri umaze igihe kinini adakina agira umuntu w'umu box to box umwe muri abo ngabo nibura uza kuba muri hafi inshuro nyinshi yaba Tijani Rodri nawe agakora kandi kazi gasigaye uvuga ngo ativuna cyane uvuga ngo ufite Foden na Bernardo burese Bernardo ameze nk'agatambye ahantu hose bagenda ntago bari discipline mu kinire Foden nawe abadiringana n'imipira ya nyuma ashyira mu izamu ni ya pass ukeneye gushyiramo ubwo buringanire kuko nanone Cole Palmer tricky Cole Palmer yo mujyabona mu hagaze neza abanyuzamo pass abanyura muri humye burya prash umwe rimwe kabiri gatatu kane igitego barakibabonamo okay mu kiganiro n'itangazamakuru nk'ibisanzwe Matt Zirwright Harry Maguire Kobe Maino Mason Mount ndetse na Bruno Fernandes Miguel bose bari hanze ntibazagaragara muri mukino ubwo akiyongeraho Ahmad Mazlaoui na Ndomo bari mu gikombe cya Afrika nizo team news yatanze ndavuga umuvandimwe wanje Ruben Amorim ngira ngo ndi mukino twakomojeho ariko Liverpool nayo iri mu kibuga ku cyumweru nibyo Liverpool ikina na Fulham ku isaha ni saa 9 nibyo ubwo saa 11 Fulham izakira Liverpool urumva
indi match ikomeye ni Spurs na Sunderland nabo bari saa 11 ku munsi wo ku cyumweru. Espagne baragaruka muri weekend mwa bagabo mwe ariko ntaragiye mu gato Nepo yamaze kugera muri Paris navuga Brendan Johnson. nayikunze transfer uyu mwana yabuze umwanya bisa nkaho umutoza Frank Thomas mu ikipe ya Tottenham Hotspur ntabwo amubona mu mibare ye kuko uyu mwana byagezaho anegera ubuyobozi basaba ko bikunze bamurekura akigendera kuko bazana abakinnyi bandi twaravugaga tuti no bwaje Randari Koromwani wenda zafatanya na Richardson ariko umutoza kenshi prefera ko Koromwani ahari yanahurira mu kibuga na Richardson wakata kace kunare ko muri Frankfurt yajyaga bikora kipe y'igihugu ya France Didier Deschamps kenshi yarabimukinishaga noneho yaba adahari ikintu cyababaje ubundi uyu musore Brendan Johnson umukinnyi wari umusimbura we hafi no kwigendera sezishize Wilson Odobert uziko Odobert agomba kujya ku isoko Frank Thomas akiyagera bagomba kubisikana umutoza Frank Thomas asaba yuko we yahaguma akora muzi mu ikipe ya Burnley avuga ko yari amuzi kandi yabona yamubyaza umusaruro Wilson Odobert rero niwe yahisemo gukinisha bituma rero uyu mwana abona ko nta mwanya afite niba waba witwa umusimbura wa gatatu muri Rwanda ni Mohamed Kudus asangira n'abandi bagiye batandukanye rero umutoza kuba yaramweretse ko atamufite muri gahunda Brennan Johnson yigendeye uyu musore ikintu nkunze transfer nziza cyane ku ikipe ya Paris ubona ko ikosiyoni kiza uyu mwana umwaka ushize attention yagize urare mu bitego 15 mu bikino 33 ya Premier League ibitego 11 na assist enye uyu mwaka afite ibitego 2 byonyine muri match 16 nta assist urumva iyi sezo yagiye imugora cyane kuko irebye ubona Yeremi Pino choice bakoze ntabwo bizakunda nabonye Ligue irimo mugora Ligue iramugora Premier League abaye nka ba Ferran Torres bitweretse ko abanya Espagne bibagoye cyane rero bahise bahitamo kureba igisubizo byihuse bakagikura ubu bakemera bakabikora kuri record niyo mukinnyi mukuri record bahise bazana banabikoze no mu ni record 35 urumva rero baravuga bati reka tumuzane ko bashaka kuba bamutwara abandi noneho mu gihe Yeremi Pino bigenda bigorana batangire babamenyera none ikindi kintu Ismaila Sarr mu gihe yabaye yagiye aka kanya nta gisubizo bari bafite cyusa kandi Senegal ni equipe ikwereka ko ishobora kuzagenda ikagera kure ngo watekereza kumubona mu hagati mu kwa mbere byuzuye imikino Brendan Johnson aba yagutwaye bamuhaye nimero 11 rero navuga ko choice nziza cyane nabibonye no mu buryo bwo kongera depth kuri cyane Paris ubona ko bigorana tuvugisha kuri Nepo twavugaga Paris ukavuga Ismaila Sarr ukavuga Yeremi Pino ukavuga na Mateta wasimburwa na Nketi ariko nta wundi ninde wasimbura Pino na Ismaila Sarr nawe abo basore ba Cristantus Uche barahiye ntabwo tubabara rwose nta mugongo rwose Cristantus Uche deruka transferiye gusava muri Espagne ariko ntago turamubona uzi ko umutoza yajyaga anyuzamo agakora ikintu cyo gukinisha Mirelle Kiperater akabagira batatu akaba yazana uyu Kamada na Willius uzi ko cyakongeraho na n'uyu munya Colombia inde Jefferson Lerima wabonye ko Lerima yari yaramwongereye imikino nabwo bikaba nkacucika abakinnyi barekipera benshi muri Mediane kubera kubura igisubizo ariko this time around noneho bose nibagaruka azaba afite nibura abawinga batatu guturuna kuri buri mugo Brendan Johnson ari umoso ni buryo arakina Ismaila Sarr we ni buryo cyane ariko na Yeremi Pino ibumoso cyane ariko urumva ko nibura no kuri Oliver Glasner bizamufasha guturuna squad ukabyifuza neza noneho mwaka ushize imikino yabaye top scorer Spurs Brendan Johnson bitego 18 nje nkubwije ukuri ya top scorer Spurs ubona cyane rega byamaje bro nje nkubwije ukuri sinemera n'ibintu bya Frank Thomas Thomas Frank sobanukiwe muri iki gihe abawinga afite urusha Brendan Johnson ninde ese Adera unongereho ikintu kivuga ngo reka mbyemere kuri Mohamed Kudus urwego agaragaza iyo uvuze ngo imibare icyo bita imibare ibitego n'amasist Kudusi tumuzi ku madribble menshi dribble nyinshi zarakora ubona ari dangerous buri Snake Hypes kubera ko abona bagenda anyura mu bana na dribble ariko nuvuga ku bijyanye n'ibitego n'ibindi no kuba dangerous Thomas Frank
sinzi icyo apfuye n'uno mwana Brennan Johnson kandi no uribuka Brennan ko ngo n'umusimbura yaragifite ibyo gutanga ngo n'umusimbura we Minisani batagiye ku isoko yaragifite ibyo yari yamaze kumusimbura bro. Okay, mu kipe y'Igihugu ya Portugal imikino 42 ibitego birindwi kuri uyu muvandimwe yagize icyo avuga mu magambo make adera ati I'm really happy ati ndishimye cyane. Crystal Palace are such a great club. Crystal Palace ni ekipe nziza, one that I have always admired. imwe mu ekipe namye nemera cyane. It's good time for me to be here. Ni ibintu byiza kuri ngiye kuba nyirimo and join the journey that this club is on. mu by'ukuri nkaza muri uru rugendo iyi kipe irimo. I'm super excited. Ndishimye cyane. Nibyo ngibyo iminota yo ndabona igiye gusa ku munsi w'ejo ku isaha y'isa yine muri Espagne baragaruka muri shampiyona Espanyol irakira FC Barcelona, umuzamu asubiye mu rugo. Joan Garcia asubiye mu rugo. Joan Garcia Derby yo kubirya hano nagiye. Hans Flick ikintu cya mbere yishimira nuko nibura kano ka break kamuhaye amahirwe yo kugarura bamwe mu bakinnyi. Yagaruye Dani Olmo, yakoze imyitozo, gisigaye no kureba niba yazamubona kuri match. Arateganya kubanzamo Garcia kunde ku Barca na Gerard Martin, abizi ko mu gihe utangiye kumugisha mutima wa defense. Bardi bumoso arateganya ko Pedri, Eric Garcia na Fermin Lopez bakina hagati. Ngira ngo umujyi wa Eric hagati kuri gatandatu nawo umaze kumenyerwa muri iyi minsi. Lamine Yamal, Ferran na Rafinha nabo ngaba bateganya, ariko kuri Barca bo nukongera na Araujo yagarutse imyitozo nacyo tukivugeho. Nyuma yo kuva Yerusalem, nyuma yuko abanje kujya kureba abasenga Imana cyane kugira ngo bamufashe nko kwa Yesu nyirimweho muri Israel cyane. Mirango ku cyumweru ku isaha y'isa 11:15 kuri Ronald Araujo yavuze ngo he will not return until he himself decides to. Kuri Ronald Araujo ntago azagaruka kugeza we ubwe navuga ati boss niteguye kugaruka yajya. Okay, saa 11:15 muri Espagne ku munsi wo ku cyumweru Real Madrid irakira Real Betis. Inkuru nziza kuri Xabi Alonso yaguriye umuvandimwe witwa Dani Carvajal. Yani ikintu cyiza cyane kuri Dani Carvajal, biraza gutanga ibisubizo muri Mediane kuko Fede Valverde kujya muri defense buryo bituma hari igihe equipe bura balance. Ubona Tchouaméni akeneye umuntu nka Fede Valverde ushobora kuba yafasha mu buryo bwugarira no mu buryo bwataka. Yama deuxième ballon ubona yagarutse habura wa muntu nyine wizo karite. Ikindi bakeneye umuntu wabatwara ballon ku buryo nk'umuntu yaba Jude cyangwa se Arda Güler waba akina mu mugongo wa rutahizamu kenshi nawe usanga yegereye ba rutahizamu, ariko iyo hatarimo umusore nka Fede Valverde ariko Amavinga n'aba Tchouaméni ubona kenshi harimo ikiraro nyine harimo ikari nini cyangwa se icyuho hagati ya nimero 6 n'abakinnyi basatira. Rero ubona ko bizaba igisubizo rwose. Urakoze cyane. Sayine Sociedad izakira Atletico Madrid ndavuga ku munsi yo ku cyumweru. Gahunda ni saa 12 ku munsi w'ejo. Senegal na Sudan mu gikombe cya Afurika muri kimwe cy'umunani kirangaza, ariko nta match wikunda afite muri gihugu cyo bazayima, ariko ntibarayitangaza. Nabonye baba babigeze ubwiro wikunda ariko barahari nahita mbireba. Reka dusohoke turebye niba wikunda ari match afite. Turebere ntabwo kizi ukuntu bitekereje rwose. Senegal Sudan asiko mana batabinyereka bavandimwe bite byabo. Dana muturi kumwe po yamubwiye yuko bamubwiye ko asigara azifite mezakora ariko batarayimubwiye. Tuzabimenya. Urakoze cyane ubwo shaka batarabikonfirma. Ngira ngo weekend nziza. Wakoze cyane Adera. Akoze cyane. Ijoro ryiza Nepo. Asante. Nakamushyabere kuri twese. Reka tugende na ubundi Reina Bruno akagarukana ari Aimable Mbappe 11.